umubyeyi amaze iminsi ku gise kandi turashimira Imana ko yabyaye akaba yarabyaye umwana muzima ariko murabafasha gushima se hanyuma y'umubyeyi yabyaye mu Rwanda tumushakira igikoma kirimo imvange kirimo uburo ibintu by'ingano ibintu by'igikoma nyine hanyuma mwanzanira ikintu kinini kubera ko ntabwo ndacyo hirya ngo kure tujya gushaka igikoma cy'umwana hanyuma uyu mubyeyi si we ntabwo yari yariteguye utwendara yari yiteguye utwenda aba muri kubona bambaye amakoti ni abantu babaye abaperezida b'iyi korali se bakwikiye se
mwambaye neza n'uwabonaga mwabona hanyuma se diyako wanzanira ingabo nini mana bikubite mana bikubite mana bikubite Nyeganyezo umuntu muri kumwe mubwira uti Imana itegeka amaboko afite ibyawe abirekure. Imana itegeka amaboko afite ibyawe abirekure. Imana itegeka amaboko agufitiye umufiyanse amurekure mu izina rya Yesu. Imana itegeka amaboko agufitiye umukazana amurekure mu izina. Imana itegeka amaboko agufitiye amafaranga ayarekure mu izina rya Yesu. Turi mu buhanuzi Imana itegeka amaboko afite ibyaha. Imana itegeka amaboko agufitiye akazi akarekure mu izina rya Yesu. Aho abandi banyuze hagati niho twebwe twanyuze tukabaho. Mube hano korara abategereje mube hano. Umuntu wese ugiye kuduha amafaranga tugiye kumusabira umugisha mu izina rya Yesu. Uraduha amafaranga wese turamusabira umugisha mu bindi mikoro hano. Hanyuma rero reka tubanze twakire umuyobozi wa korali abategereje batubwire ukuntu biteguye uyu mwana. Niba nabo bari barashatse igikoma cy'amasaka twebwe turarundamo intage. Egera hino abantu batagira ngo turi kugutera inkunga nkaho wewe utazi kuyitera. Sawa nawe muramuherekeza se ba bantu bafite mwese mutonde hano kubera ko ni mu muzi ko muraherekeza abantu. Narindi mu cyiciro cy'ibihumbi 150. Icyo ayo mara yarangije ariko ntabwo na n'ubundi kuri uyu munsi napfuye kuza. Ntabwo wabura kwigurira igikoma. Ntabwo byashoboka. Nazanye 50. nakomera Imana amashyi cyane. Hanyuma undi wese urakurikiraho abari kwandika nawe hafi kubera ko inyuma yose nayimenye ariko uracyariyo. Hari aho natwereje ndayarambura se ntayabesha n'umukozi yabesha aruzuye gusa Imana ntiyamuhamagaye. Hari abanwereye harimo Kazungu ucuruzaga ibitoto yampaye 5. Hari n'umukwe wanjye ufite n'umukwe meze dore bari kuguha n'ayandi perezida rero ndi kubona rero uracereza iyo hereje ibindi 5 ngo ni 10. Hari n'undi wampaye 5,000 yose hamwe n'ibihumbi 15 perezida 10 yatubitse kuri se mwamukomera amashyi ko nta kibazo. Sawa ubwo ni 15 ubwo byo yegera kuri 50 65 bamukomera amashyi umuntu w'umugabo nawe abo matunduye barize ku oya baragushyigikira mbamisi. Hari undi nawe urishyigikira perezida bashiye kubona igikoma cy'ibihumbi 65. Kubona rimwe murangereza hanyuma baguhaye yandi bamukubise ibindi 2. Haleluya amen. Se mwamwiciniriza uyu visi perezida. Mudamu wanjye naze hano. Madamu wa visi perezida yaze hano dukorera Imana. Se n'abana yo gupfubusa abaga menshi reka tuyashire ku murimo w'Imana tuzibutse Imana. Ahubwo umuntu anapfuye bayakarabaga intoki n'ukuri. Ni muri urwo rwego nari nahize ko muri iki giterane nzatanga 150 ariko hari abantu bari 50 mfite 200 cash. Bamukomera amashyi menshi cyane. 200 umukomera amashyi
abategereje dukunze gukora mu byiciro oya mukuru ibintu byiza nanjye banshyize mu cyiciro cy'ibihumbi 150 kandi nta nibyo kubera ko ndi umugabo kandi akaba ari njye wari buri kuraba abategereje bwa mbere bakingana bakiri munsi y'abo bana urugero rw'abana mureba no kubangana ubwo n'Imana icyubahiro ni ikima ufite ishimwe kabisa rero icyiciro cyanjye ntabwo nari nakakirangije hari ari kubura 42 nabizanye hari n'abampereye nubwo batari bayashira kuri telefone ariko bari mu bukwe n'uwitwa Goronome muramuzi Mitari yangwereye 50,000 ubwo rero hari n'undi ushizeho kuri telefone 5,000 murumuna wanje ubwo ni 55 murumuna wanje nawe yashizeho ibindi 5 ubwo 60 hari n'abandi nkeka ko bagiye oya baraza uzi kubanjye nari cyakujya mu ngere ku 250 urumva ndabugeraho murakoze urumva ubwo bayishana na bibi yakubitemo n'abaguha amashi yageraho ndabizi umuremera akazi kane nanjye rero nubwo mwabonye nazanye n'umugore bari badushize mu cyiciro cya mbere umugore n'umugabo baduca 300 nje narujije umugore yari asigayemo 30 ubwo muri 200 hanze baramanza bakuremo 30 ariko hari n'undi uhereye 200 ngo ngeze 200 Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro dore n'andi rwose baragutwerera ndabizi nk'uko biri ninjye wakurikiye uriya watubanjirije abayeka nawe azacu zararangiye ariko banshyize mu cyiciro cy'ibihumbi 100 bagushize mu cyiciro 90 sigaramo ngahe icyiciro none rero nazana noti ya 15 ngiye uyu mudiyakoni wambaye karuvati natwe turakomeye namwe murakomeje abantu bose barahangaha abantu bakomeye n'abantu bakomeye bubahwe rwose hategekaje muve yarantumiye yaragutumiye no mu cyiciro cy'abaterankunga nanjye mu cy'abaterankunga narabishoje baraza kukamva n'ibiri ntabisubiza nubwo nabimuha hategeka umukomere amashyi rwose sawa okay haleluya amen haleluya amen nanjye rero nanjye banshize mu cyiciro cy'ibihumbi 150 ariko mbere y'uko mvugana be wanjye yakwegera hafi niko kazina kurugo we duheruka turi kwitanga hano n'umusore tujya muri Kabwende ari njye nawe gusa ubu dufite n'umwana w'umukobwa witwa Isimbi Imana yadukoreye ni byinshi rero Imana yakoze ibitangari turase ku ntego ni muri urwo rwego iryo ry'itanu nawe ayo yari ari mu cyiciro cya 30 urumva yari 180 urumva yararangije ariko uyu munsi na n'ubundi kubera ibintu byinshi Imana yadukoreye duva twitwaje amafaranga ibihumbi 100 byacu mu muryango hejuru y'iryo jana rero hari abandi bantu badutwereye ariko hari n'abari hano baraza kuvuga nawe ngiye kuvuga nawe mfite mu mufuka arajya aranyibutsa hari mama Pura Mary hari Boneri dukorana hari Shimayeri hari mama hari Furaha abo bose hari n'abandi hari na Ticha kuri Bisate nabo bambaye ibihumbi 20 hari na Valentina nabo bambaye ibihumbi 25 bose hamwe bakoresha cyane amategeko bihari sawa nta kibazo cyangwa yohereza amafaranga aracyaza hari umuntu turana mu rugo mwereye 5 n'umwana we nawe ntwereye 1000 baraye 210 akamara amashika haleluya umuntu waje naunze n'ibihumbi 3 ababatwereye bose baraza kubareba
ariko muri babanze mushyiraho icyo gikoma mwiteguye nawe kugira ngo abandi batambuke. Amen. 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 Nanjye banshyize mu cyiciro cy'ibihumbi 120 narayabonye. 120? My God. Afiteho n'ibihumbi 30. Yarayasoje none azanye ibindi 30. Umukomera amashyi. Amen. Hari n'undi gutwara igihumbi ni 31. Umukomera amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Twereye ibihumbi 2. Twereye ibihumbi 2 kandi yamutumaye. Amen. Cumi na bitanu twereye mbe iratwereye korodenda sawa. Amen. kugira ngo tutaze gutinda rero aracasa kugira ngo tutaze gutinda bagiye kubakorera umuzika ayo ufite yose urambika umuguru nta kibazo kugira ngo baze kubona uko babatera inkunga. Tugiye kubanza korari bategereje bagiye kubakorera umuzika hanyuma ayo mufite yose murambika umuguru bazanye abana hanyuma basiste tugende tugende tujugunyemo urakoze cyane. Izina ryawe n'icyo upanze hanyuma ayo mafaranga agiye kujya ku ruhande rw'abategereje. Mfite umudamu urimba muri korali muteye inkunga y'ibihumbi. Abakora baramutegereje mwese muri hano. Hari n'umuntu yatumiye nawe yakoreye ibihumbi 2 yantumye. nawe yagutumye. Sawa. Abakeneye kuvuga mwese mu nyegere kugira ngo byorohe mu nyegere hanyuma korali abategereje namwe muraza kumenya umusaruro uturutse muri hanyuma hagarara hano nta kibazo. Haleluya. Amana papa. Haleluya. Amen. Bagazaha nitwa Mandisabo Jean Bosco nkongera ngahagarara hano mu izina ryangira abakunzi Theogene wari umuterankunga w'iyi korali abategereje. Yambwiye ngo mushikirize amafaranga ibihumbi 20 ku cibo kandi bashire isabune ya 22. Ukenera kuvuga wese anyegere muri mikoro izina ryawe n'itutanze. Haleluya. Amen. Muzana indibase kugira ngo byorohe. Yaramwereje umugabo yambaye 2 nakize igihumbi 200. Iriho mwiza kuba gukomera amashyi. Sawa ngwino. Yego. Amen. Sawa. Imana igumigisha cyane. Sawa urakoze. Twakiriye abaterankunga bakorera bategereje nabo baremera akazi kabazo. Yego. Izina ryawe n'icyo utanze. Haleluya. Amen. Nitwa Dushimimana Emmanuel abategereje hanze imirimo n'abandi benshi ariko nabona ibihumbi 10. Uri musirimu cyane. Shyira hano ku maso wabona 10. Ukomere Imana amazina gisha. Haleluya. Yego toneste. harimo umudamu wanje Ni umukorera abategereje. Sikwambia mwari w'igihombe nari kumururu hakibazo zikiyama itatano bakubarire service nayo y'igipende uyaze kumurira cyane baze bamwe n'igihombe sawa ahikaze baka ndakishimana twatwa anje iko bitawe ukumukurira igitego abona igihombo sawa kugira ngo sawa yego izina ryawe n'icyo utanze.
muhaye Angelique abamuhaye 5,000 agutwe na service sawa nanjye murafitemo barumuna wanje babiri Nyiransabimana Olive babona ni benshi yashimwe amen sini mwebwe imana ikumugisha cyane amen ariko ntabwo mwabonye ko shoferi yaje hategeka rero yarantumiye hategeka yaragutumiye niwe uri ku ruhembe rw'izi nshuti zanje zose ubwo rero nakoresheje uko nshoboye amapine gikaraze babonera inoti 2 z'umutuku ubwo ni 10,000 ubwo imineke baramba nayo barayimenya baramenya uko baguherekeza kandi abantu bo kwishamba bakundaga imineke hano imineke marene wawe wamuboneye 500 mwegere imbere hano abana mwegere inyuma bamuboneye 1,000 bani kumugisha inshuti zanjye natumiye umwe witwa Mahirwe undi yitwa Divina 2,000 Haleluya. Amafaranga gabaga make ndi kuva hano najya bakampereza. Hari umukecuru amaye 1,000 hari na muramukazi wanjye amaye 1,000. Imana kumugisha amarebe ababwira bahereze barekende n'abana bahereza mwegere hino ba papa ngiye kwimukira hariya hirya Yesu nashimwe amazina ni Bizimana Yandatiye urukubasite umunsi wa kabiri senga mbere rwayi munsi korara bategereje ni inshuti za kwari abavandimwe n'abamazanye igikoma cy'ubuzima sawa izina ryawe n'icyo utanze kubera ko tugiye kwiruka turaje mushumba wewe mushumba turaje nta kibazo nawe tuzagushyigikira amen yego urayatanze nawe yego tugira vuba kubera abantu aba bana betera inyuma se protokole barahakana aba bana betera inyuma yafashimwe aho bazi protokole badufashe abana betera inyuma yego yatumiwe na Twizeyimana Eliazar watumiwe na Twizeyimana n'umuhungu wanje Nizeyimana n'umuhungu wawe Nizeyimana yawe ni umucana bani kumugisha sawa yashira ari hategeka perezida w'inshuti za Yesu Korali Sigapi cyabazanye 24 bazanye 24 bani kumugisha wakoze cyane Amen boss Nitanga Stephen hano yarantumiye namuboneye 1,000 uyu ni umukire mu mwitegasha yabonye 1,000 amen Imana mukobwa mama byemeye batesemo amboneye 1,000 Haleluya wawe ni Mana Angelique yarantumiye namuboneye 1,000 amen nemera twenda aho ngaho amen umuhaya ngaho 1,000 bari kumugisha Haleluya amen anje natumiwe na Nyiramahirwe we ya Kristo ndi mukuru we namuboneye 5,000 bitanu babikariki amen Amen bari kumugisha amen 1,000 babikariki Haleluya amen nanje natumiwe na Nyiramahirwe we ya Kristo namuboneye memakaza ndaje gato akira muzina kuko ubasha mpabwa n'Imana haleluya nitwa Revera iyo nasenze Robert ndi umushumba ayobora itorero ry'abatisita mu karere ka Musanze na Burera ni umushumba w'akarere ka Burera na Musanze rero ndi kumwe na delegasiyo ya Batista nabo ndaza abo bose baturutse mu Batista baturutse kuri paruwasi ya Nyamurimirwa abandi baturutse hano hirya kuri paruwasi ya Giza mbego ababatista barakorera muri ibasi rero kuva kera ndi umuterankunga wabategereje wabategereje haleluya
nitwa Maniro Gabriel ni umuhuzabikorwa by'amakorali y'Inyamurimirwa. Uri koordinateri ndakuzi. Natumiwe na Hategeka ntumirwa na perezida, ntumirwa na Korode, ntumirwa na Korodina, ntumirwa na Elisa, turategereje na wa mwana muto w'icuranga wa mwana muto ari yitwa Prince. Nababoneye ibihumbi 30. Ariko ndashira n'ibihumbi 10 ara mu batero badasiga ukuri abavandimwe b'ikorali turi babonye ibihumbi 41. Ariko naje kubera kubakunda inoti ya 2 sisi na 2 ni byinshi. Hallelujah. Sabe se kaburi muherekeza yakorera hano ndakora abutero. Nukuvuga ngo perezida wakora abadasigana aduhaye umwanya kuko natwe tubabaririmbyi be ndidirije wakora abadasigana witirije bese nakoze muri korali ariko navuze ngo guherekeza perezida ntabwo twe turagenda asa ku ntego perezida ntabwo tufite ntabwo twe dufite turateza nanjye gisizeho mu buzima haleluya haleluya nanjye ni kumwe na perezida wakora abadasigana abadasigana mwubaho nanjye kubera ko nakoze muri korali twabonye tutarapfa guherekeza iyi bahasha nanjye nazanye inoti y'igihugu sawa yego haleluya nawe ni abadasigana koordinateri yarantumiye tugasigana bateye inkunga y'ibibiri ari kumugisha Amen. Dirijano akora abadasigana. Se ni wowe dirijante Perezida kaza wenyene. dirijante bose nawe uri mu badasigana amen niko nawe mu badasigana perezida mwamuherekeje y'igihumbi yego 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 nanjye mu badasigana muhereye ibihumbi 2 yarabikemo bari kumugisha nawe uri mu badasigana Haleluya. amen Ate natuwe naturate namuboneye igihugu. bari kumugisha amen abandi bose b'Inyamurimirwa bari gufuka dutabare munsi haleluya ni perezida wa korali abungeri koordinateri wacu twabonye ko atazawe koordinateri mwamuherekeje twabonye ibihumbi 15 murakazi abungeri ariko natumiwe na Kawera hari igihumbi ategesheramo hano niyo bafite n'igiceri cy'ijana turi gucemo yego amena Nitwa Mutuyimana Divina. abo ngo ni abungeri bari abungeri nabo muze kubaherekeza bamenye ko bageze aho Nitwa Mutuyimana Divina. Mutuyimana Divine Abandi perezidante wa korali Ruwanje. Ruwanje ni wowe perezidante Akaba ari inshuti zacu. ni inshuti zanyu Tukaba twabonye yazanye angahe ibihumbi 17. 17 Ariko hari n'abaririmbyi banje batumiwe. niba gutabare wendukire vedi amen si koko perezidante yatanga igikorwa niba umutabare wendukire vedi amen Haleluya. amen Nanje natumiwe na Faraziya. Faraziya Konda korodera. koordinateri yarantumiye na perezidante bibiri bari kumugisha cyane sawa okay amen ukomeze mwihangane ba mwabuja ndaje bibiri barakugarurira mugarurire 3 hanyuma papa mane ko mugisha ana yarakoze kukurinda ari ibintu bituma umuntu akorera imana mu bintu bituma umuntu akorera imana no kubara umubare w'imfa wasimbutse umuntu mwicaranye wazo tuwasimbutse zikaje ngaho papa sinajya muri cyo utanze mani wotoneza weho n'uyu mubyeyi mwatumwe na korali Salem iyo 30 bya korali Salem yego urakomera amashi yego oya barabashuhuje mu amen tunazakiriye weho n'uyu mubyeyi mwaherekeje 30 amen na Stephen ni mushuti wawe ubwo abaye 50 bazanye 20 amen amenya ko aturutse kuri rungu ari mu 50 mubaherekeze amen izina ryawe n'icyo utanze Nyirabakire Vestina. Nyirabakire Vestina Korera abategereje nayiririmbyemo igihe kirekire. none bagiye Ndabakunda cyane. urabakunda cyane Nababona ibihumbi 15. 10 badukomera amen katwakire randuwa katwakire amen
wewe nadirisha se hari ahantu nashinze ibuye sawa wewe nadirisha babatu yewe kwikorana ari bashuti banyu izo iyo bashaka ako kazi kakazamura nta kibazo iyo bashaka baherekeze jana ariya mu masi Hallelujah. Dirisha yurahaza ku ntego nanjye waje ngwereye igihumbi nari yanse magana Imana ishata shirahanga Haleluya nanjye bantwereye igihumbi Amen ayinkomiye ayingeneye mama Tiana bantwereye bitatu abareke mu bimukire uzikurinda mana we uzikurinda mana uzikurinda mana uzikurinda nyir'ingabo uzikurinda nyir'ibihe uzikurinda papa abarobye uzikurinda mana we kutageze uzikurinda mana we urakoze abatera nk'uko muhamaze kuberekeza yego sawa abarenze mujya aho ngaho namwe mwe muhagaze bukeya kubera ko mugiye gushakira umubyeyi igikomo kuri ngiyi mikoro Haleluya amen anje bampereye na chaza tu bitanu amen bakongereho bine amen bari kumugisha yego sawa hanyuma abantu mwese mukomeje igikorwa cyo kwitanga abantu mwese mukomeje igikorwa cyo kwitanga twakiriye korali abarobyi perezida niwe ugiye kutubwira igikorwa cy'umubyeyi uko kingana yego sawa Haleluya nyakubahwa perezida wanyihanganira mu cyubahiro ugomba kurafande kuwemera ukabanza uyu mukirisitu oya rwose turabikwemerera yego mubanze ubanza neza ibihe byose imana ni nziza izina ryawe n'amafaranga utanze ni Hakizimana Jean d'Amour karekeza ari ko yandumiye yego karekezi ari mu kazi ubwo tugira y'umuhaye yego muboneye amafaranga 4,000 nta tegeko uyu nguyu yarantumiye nawe muboneye ibintu amen mugabo tugarure bibiri yego sawa oya Nyiransengimana ari ubwo byahaye byahuriye umwana shibyahaye uriya rero reka mbabwire twakiriye kurara abarobyi bagiye gushaka igikorwa cy'umubyeyi hanyuma hari umugabo twajyanye atoragura 15,000 arangije ndamubwira ntinangurireho icyayi ati woye ndamubwira ni kubera iki aravuga ati ngize agahinda ati ugize agahinda kameze gate aravuga ati nari napangiye 20 none ntoraguye 15 ati nari nayapangiye none perezida ndakwemeraga rwose ndakwemeraga iyo base yishyura hano hafi iyo base niyakorara abarobyi n'abantu mwese mukunda abarobyi kugira ngo tudatinda kubera ko nyuma korara abarobyi bararirimba korara ibyiringiro bararirimba korara beteri bararirimba mugire guki rwose tugende dusugiza muri iyi base katwumva ijambo ry'umukuru Haleluya amen turabasuje mu izina rya Yesu amen ntego kubera ko bwije oya tugiye gusugiza kabisa yego reka twinginge mwarimu wacu nawe ahaguruke yigire hino se mwarimu wari ucicaye kandi ntamaze ahagurutse abaterankunga bose twagendanye nabo n'abaterankunga baturutse muri Kabwende nibahaguruke begere hino uraze ku ntego ndebe ko muzatinda mu mujyi tuzabutindamo twamaze kubyitoza izuba ritararenga kabisa bakwegereye duhagaze hano mu izina rya korara abarobyi twese na korara abarobyi nyamara n'itsinda rigaragara korari abategereje ni inshuti zacu z'akadasohoka ni ukuri mwacanye ku cyane ahubwo perezida yakwigira hino na visi perezida araza visi
visi perezida wanje yigire hino na kontabure kugira ngo tuvuge ijambo duhagararanye. Oya abayobozi mwamukazi. Yego. Iyo ntinye ko kwizera kwacu ari gukema. Muri uyu mwanya nka korali abarobyi. Yewe mucuranze uretse gucuranga perezida niwe uri kuvuga. Arakubwira ucuranze. Zacu z'abategereje baradutumiye turishima cyane. Kandi kuba babonye uruhinja twanezerewe. Uyu munsi wa none rero korali abarobyi tugiye kuvuga amatsiko man n'umuterankunga nawe turamuha umwanya avuge mara amatsiko rwose n'umudamu wegeranye n'umuterankunga nawe n'umuterankunga nawe avuge niturangiza duhereze umwanya dirija wacu nawe akomeze ubundi turebe iby'imana igiye gukora aha hantu. Haleluya. Mukuza gusoza icyo gikorwa mwari muri uro dusohoreze. Sasa 10 n'igice zirageze. Menya ndabahimina korali abarobyi uyu munsi wa none dufite igikoma c'umubyeyi c'ibihumbi 650. Kandi ndego dufite no kugeza ku 800. Iryo tanu ryo ntago waribura. Ahubwo cyuba ufite intego yo kugera kuri miliyoni. Iryo tanu ntago waribura. Irengaho rwose Imana yabaduhaye umugisha. Warasenze ari Imana yabaduhaye. Haleluya. Reka rero umuterankunga nawe 650 simwe abanza mwayashira umuntu kugira ngo nibura abanze kamenekeje yazamura reka bayarebe batagira ko sawa. Hanyuma turabakiriye bayobozi. Haleluya. Ramugabo tubangura ko bitubangura Jean Bosco bagarariye abaterankunga twaje duherekeje korali sena nawe wayo perezida no kuvuga ngo ku mafaranga korali itanze 650 miliyoni turayigeraho. abaterankunga natwe hano tumaze kubumba 1,100. Kanze mucuranze mukurikirana imibare mu kamashini. Jewe imibare sinayumvaga neza, natsindaga kwiruka no kuririmba. Abaye 750. Yego yego. Amen. Amen. Perezida yitwa Munyamahoro mutabona yitonze buri amafaranga ari inyuma ye. Yitwa Munyamahoro rwose. Twakire dirija ubundi atuyobore kino gikorwa kigiye gukurikira. Dirija we nawe mpuhiramo nanjye bampa agacupa k'amazi mudukwira. Amen. Haleluya. Nayabaze mumaze kugira 770. Nayabaze Yitwa Focus. ariko nziwe uruhare rwanjye n'inshuti zaje ziri mu iteraniro. Abantu bankunda nshaka kugira ngo bakikikire. None ubusifuke ko basambure wabona ubabuze ntabwo wabona ariko dufite agace gato k'indirimbo dushaka gukora muri urwo rwego nakora n'inshuti zanjye reka aba ni inshuti zawe baragushyigikira ndabanda kure ubitiza mikorofone bukeya ndabanda kure yibahe rwose iminota itarenze 10 mbere y'izo nshuti za Focus. Mubahe mikoro reka turi kugenda. Amen. Musobanurire imigozi iminota yanyu nishirire mu migozi. Iminota yanyu nishirire mu migozi nyabo. Kosi wewe bitaga wazikuye. Amen. Amen. Atabasha gukora imuze dufatanye umurimo yaduhamagaye hakiri kare
nacyo cyiza
cyane ufite ikibiti nayo yazane wowe turi kumwe nayo yazane ayo ufite yose wowe yazane wowe turi kumwe nayo yazane nayo ufite yose wowe yazane wowe turi kumwe nayo yazane niba ufite ijana nacyo yizane wowe turi kumwe nayo yazane niba ufite sitiza nayo yazane wowe turi kumwe nayo yazane niba ufite karande nayo yizane wowe turi kumwe nayo yizane niba ufite ihene nayo yizane wowe turi kumwe nayo yizane murakoze murakoze amakazika amakazika sawa 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 niba mu gitondo imusozi neza turira ku manywa ikigoroba nindira kose baze basarure tuza tunireba tunezerwe tuzanezerwa tuzanezerwa niwe tubimera tuzanezerwa 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 niwe tubimera tuzanezerwa kaze nshuti zanjye abarobyi muzi ko musanzwe muri inshuti zanjye mwambabarira mu kanya kanya hanyuma bakaba bari kubara hari n'ayo bategereje bagiye kubara batari bambera raporo iyo raporo yazira icyarimwe hanyuma muha akanya peteje amen ibisobanura Yaro wese duhimana icyubahiro. Ndi kubareba abateguza. Twamenye ko hano hari bene ngango. Twamenye ko hano hari bene ngango. Urajya kwihagarika cyangwa uraza kwitanga. Ajya arahagurukanisha koshi ye na telefone kugira ngo adasanga abayitishe kandi ntabwo bapfaga gutirura. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Natwe twari Beteli. Korali Beteli. Yatusenya Rwanda. Yego. Natwe twabonye ubutumwa bwa korali abategereje mu wa gatandatu. Turavuga tuti uko byagenda kose uko twatumeze kose icyo twatugukora cyose tugomba kubwitabira. Natwe kwa Beteli twazanye nido 400 babitwegereje. Benya mutumvise bavuze ngo bazanye nido y'ibihumbi 400 cash. ntabwo muzi magana yavuye mu rubyiruko abayobozi ni abacuruzi mwagiye kubirukana ku bikoresho abantu batanga 400 mukabima n'akazi ko none se ubwo byagenda gute dushaka kugera kuri aya amen 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 hariho n'abaterankunga twazanye hari abaterankunga mwazanye baza kudushyigikira yego nibegere imbere baterike barashaka kugera ku gice cya miliyoni barashaka kugera ku abantu mwese mwabakunze ngo mubashyigikire bagere ku gice cya miliyoni none se ko ari abasore n'abakobwa menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayizi mwakoze bano baba yego amen Sebagenzi Justin nawe ni umuterankunga wa Korali Beteli. Yego umuterankunga wa Beteli. Yego abategereje nabonye harimo n'abashiki banje babiri.
ariko bakorera muri Beteli. Amen. Amafaranga Beteli itanze yongeye ibihumbi 50. Bagize ane n'itanu bashaka kugira 500. Yego nta kibazo. 150 nanjye mfite 5. nawe ufite 5 abantu mwiganye na Patrick muri Bisate muri imiryango myinshi bahari bagushyigikira bakibazo tutabona bagushyigikira yego niba ufite ijana naryo yizane niba ufite 200 yego nawe yazane naho waba ufite inoti naho yizane mugeze kuri ibyo byuma birapfa mugeze gute nayo yizane. Hallelujah. Amen. Abantu bazongera gukora ronchi badafite umutekinisiye umwe bazabihanisha. Hanyuma babuze akazi ko kugira ngo batange amafaranga. Patrick rero murabizi ko ntabagwana mu byombi, nanjye mfite 10,000 kuri telefone. ugura kuri 3 ushyitse 500. umuntu wese uzi ko adashaka gutanga utura mu cyaro ashobora muzika hanyuma bafite abashaka bigisirimba hanyuma ufite sensa ayandika natwe twerekane ko twaturutse ku muco. rero umumere wanjye dore umuhungu wageze mu mujyi arakomera ubu niwe yose fari y'inyarwanda ntabwo twanywa amazi tuhita turuze. Patrick uretse gatoya manza nakira raporo ya korali abarobyi mwabonye angahe? 827 umuntu wese ushaka kuza gutura mu mujyi wa Musanze natera inkunga iyi korali. ushaka kuza gutura ufite isezerano ry'umuntu wese azatera inkunga iyi korali. sawa yego mama yego. yego iyo ni imfura yawe rwose turamwemera cyane. amuteye namwe muje kutu ngo bakwirira isuka
umubereye nyina amen ngo mugire ko Patrick inaha yitwa Isupa yarakuze ubwanwa yoroshe kenshi umubagenge mwatiriye ngo Isupa Mwana wangu tujumbe kinanye Anda nibutse ineza yase mubona igihugu uri papa Mana bikubite DJ we DJ Durumeri Bazizite Bayanise Mana ureke nakira umugosi hanyuma abacuranzi nareka nkabanza nakira n'uyu mugosi uretse batuha umuzika ari wese nakira uyu mukire Yesu bosi we amen hano muyoshyira hariya twakiriye perezida wa korali Agape nuturuka ku Musana iki gikorwa bafite